theme ivuga ngo ngira nkugire nundekura umbazwe ngira ngo nundekura umbazwe ubundi bwo nibwo buvandimwe bwakabaye bubaho sibyo vibe for Christ. Yeah, we're here to raise a generation, not to Christ. Ariko yeah, hari abantu benshi batazi ko mu gukorera Imana harimo vibe. Exactly. Uheruka kurira ryari? Kurira. Yeah. Tubwiza. Ku bantu badafite abafasha bihangana. Bihangana. Kumugurira kiwe. Shalom, shalom, joy for people. Muraho neza, mbaye ikaze kuri The Grace Not Podcast, a place where your faith meets a real life and young heart come alive. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo idasanzwe, ingingo nzi neza ko benshi muri twe bari bukunde, Brotherhood. Ubushize twaganiriye kuri Sisterhood, uyu munsi tugiye kuganira kuri Brotherhood. Mbaye ikaze. Murakoze, nitwa Ismael Papi Muhinda, nkaba ndi umunyarwanda usenga, ukunda Imana, unakora business. Dufite ikigo cyitwa Smart House gikora podcast agents no muri technology based. Nibyo. Murakoze cyane. Sinyango muri Brotherhood umwe yivuze bari ibyo. Ari anyways, thank you. Nitwa Kevin Kanamugire Mucyo, ndi mu co-founder wa Smart House, nkaba nanashinzwe ubucuruzi muri icyo kigo, nkaba ndi n'umukonsultant mu itangazamakuru. Namenye Yesu niko kantu wenda namenye Yesu ubwo si ibyo. Nkaba ndi n'umunyarwanda by the way. Wenda ku bandi bantu batabimenye tukaba turi inshuti ya kuri. Hari igihe duhindure ingingo dukomeza. Hari igihe bashobora kugira ngo turi muri politiko wenda kuntu tuma kwintroduce. Ariko twaje muri Brotherhood. Kandi Brotherhood ntabwo Brotherhood igisigana n'icyitwa bro codes. Yeah, that's the thing. That's the thing ubundi. If it's bro codes, kiye kukuvunguriraho. I know what is going on. Ariko muri context y'ikiganiro. So actually wanatangiye usa nkubaza, I know warigiye kukibazaho. Niki dukoma kumva nka Brotherhood. Common sense izwi ushobora kuvuga ngo Brotherhood muri two angles. Hari angle ya mbere yitwa ngo buryo buri negative harimo Brotherhood, na positivity harimo Brotherhood. So what I believe nuko Brotherhood aho yava ikagera igomba ikora iri constructive. Ni ikintu kivuga ngo okay, no muvandimwe wanjye akashobora kumvana hamwe akageza ahandi. Ariko reality twinizera ko iyo Brotherhood na wa muntu ubi negative kabasangiye ubusa bitane bisambo. Ubundi babaye bari Brotherhood ubwo ntabwo dushaka kujya muri context yo kuvuga ko nawe muri negative nabashaka kuba muri Brotherhood. So I think tuze kuza kujya muri yo context tose tuze gufata kujya tuza kuvuga ngo abantu in Brotherhood it's always positive to something, because we need to bring some people who is there now and grab them up to the top. So Uncle Ken nimubone gutya ko turi Brotherhood ariko hari aho bigera bikagera gute bikicana. So positively, negatively, hose birashoboka. Ahubwo the context maybe on my side, yes, I understand ko I really need positive Brotherhood. But reality, ndi na hahandi nyine byakomeye, I need the Brotherhood. Yeah, that's true. You get the thing? I need you umuntu backing up. So I think we're introducing, we go deep down there. So that's a real thing na tangiye kwintroduce. Mbere yuko wenda Colin urihangana uyu munsi ikiganiro kiri mu maboko yacu. Ubundi reka twumve general concept ya Brotherhood. Genda umunyarwanda nizi kinyarwanda. Ubundi Brotherhood mu kinyarwanda cyiza ni icyitwa ubuvandimwe. Ubuvandimwe busa nkaho buri general
utamenya niba ari umuvandimwe w'umusore cyangwa w'iki, ariko ubwo buvandimwe noneho buturuka ku isano y'amahitamo. Ubundi tugira imiryango ibiri, hari umuryango tuvukamo hakaba n'imiryango ituvukaho. Njyewe na Colin iyo tuvukana ku babyeyi nta mahitamo mba narabigizemo, sibyo? Nta mahitamo mba narabigizemo. Aba ari umuvandimwe wanjye bita w'agahato, nyine ntahisemo. Wampemukira wagira gute uri umuvandimwe wanjye ku miryango tuvukamo. Noneho imiryango ituvukaho ni iyihe? Ni ya miryango turema twiga secondaire, ni ya miryango turemera muri kaminuza, ni ya miryango turemera ku kazi, nyine ya mahitamo tugira ahura n'uwuriwe. Kubera ko 99% by'inshuti zacu ni abantu duhuje byinshi mu mibereho, ni abantu muhuje ubushobozi. Kubera ko iyo umuntu yari umumotari akaba umushoferi, 60 cyangwa 70 by'inshuti ze z'abamotari zirasigara, kubera ko agiye kunguka undi muryango w'abashoferi. Bariya rero asigarana, that's the brothers, nibo bavandimwe nyine agira. So kubera ko hari umuntu umwe wigeze kutubwira ngo ubuvandimwe ni nk'ubupfura. Ubuvandimwe ni nk'ubupfura. Imfura niyo urwara ikakurwaza, wasonza ikakugaburira, mwagendana ntigusige, mwasangira ntigucure, wayibitse ibanga ntirimene. So brotherhood ntekereza ko ubwo buvandimwe nyine bukubiye muri icyo kintu. Murakoze. Nenge koza ngo brotherhood ni iki namaze kugeramo. Yes, as I said, I'm a host ariko nk'umuhungu ku giti cye, azi ibyo ari kuvuga, azi n'uwo ari kubwira. Mfite nk'uko Ismail bivuze, nuza ubu brotherhood hariho negative na positive. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo dukundane nk'uko Kristo yadukunze, nk'uko Imana yadukunze. So nibaza ko ku mugani wiwe yaba mwiza yaba mubi dukwiye kumukunda, ariko se koko as a brotherhood ni byiza ko komeza kwikururaho ibi, kuko kenshi hari igihe bikwangiza. Mubyumva mute? Let me go first. Ariko hari context turaza kugenamo. We have 4 dimensions mu buzima. Ubuzima bugira 4 dimensions. Hari spiritual, hari mentally, hari physical, hari na social, right? Ubuzima nyine bugomba kuba buri hari abantu bari muri social uhora nabo mu buzima busanzwe. Hari mentally ugomba kubaka ibintu. Hari ya spiritual, hari na iyo physical. Reka mvuge gato kuri spiritual ariko none ngenda kuri mentally. Hari igice ngo ngiye kuhuza utuntu twinshi uze kunyumva muri context ya mentorship. Tugira ibice bitatu nabyo, hari mentor, kubori mentoringa, hari peer mentors b'abantu bamungana, hari no umuntu ushaka kumentoringa nawe. So reka ngane no muri peer mentors, ubwo ndi muri spiritual no muri mentor, ariko none tugana muri peer mentors. Waruvuze uti ese ni ngombwa ko twakiyegereza baba nameze gutyo. Ubundi byiza ko ubaye ufite ubwenge butekereza wahe kubura ahantu at least hari umuntu kurusha ikintu mu mutwe, nibura byiza. Ariko nanone to be contextual muri uburyo, nanone kwicara uvuga ngo nzahora ndahantu nshaka guconsuminga. Here's the thing, think about iki kirahure tugihora tugikubitamo amazi tugafunga, dufashe nk'amazi tugafunga hano. Aya mazi hari ikintu yazakora? Hari umuntu azayanywa se? Hari icyo yazamara se? Hari ubwo se ikiro cyazameneka? By the way, we end up with this. Neko umuntu yabakaye kwa meza. No kuvuga ngo ubaye muri context yo kuvuga ngo hari abantu cyangwa se ukine kuri hahantu umuntu agufuru feeling ibintu byiza, udashobora nayo kuririzinga bya bintu byiza wahaye kugira ngo bihe babantu, kandi ntabwo uri abantu babifite n'ubundi urabiha abatabifite. So means that niba turi muri peer mentorship, nibura niba nzi ko umuvandimwe wanjye Kevin, okay, anywa itabi, sorry, like ni Kevin Winyarugenge. Ntaje nduwinyarugenge. Reka dukoreshe Kevin nk'urugendo. Yego, niba anywa itabi nkaba ntarimo, ninza kumuhunga ndaba mutereranye uko mbyumva ngewe, ndaba mutereranye kuko ndavuga ngo ngiye muri ya konti uvuga ngo ngiye gushakisha Corinne kuko atanywa itabi tube inshuti, but my brother umunsi azagira ibyago, ninde uzagira isoni bwa mbere? Kuko yego ndatwaye ariko mfite umuvandimwe bavuga wamubura umutima maruzanye na papi
as in, like the case. So niba turi muri peer mentorship ntitukakunde kureba cyane ngo kuri positivity, ahubwo dufate bya bintu dushobora kuba dufite muri twebwe turirizingire kuri abandi babikeneye. Kandi my context is that mbere yo kugera kuri iyo context yego ndagira ngo tuze kuganira nyine, ariko tuganire mu buzima ko kuganira ibintu nyine biri byo kwigisha cyane, ariko ibintu tudapracticinga. Tuzi twese umugani w'umwana w'ikirara muri Bible, sibyo? Ni ikirara ntabwo ni ikirara, yego urumva, kuko bituruka ku kirara shyamba abantu nyine baba bariyumva. So icyo mvuga ni iki, kuvuga ngo kumujugunya ntabwo mbyemera, ariko nanone kumbwira ngo you bring him or her muri sako, kamubwire. Abanyarwanda bavuga neza ngo ihene mbi nta muntu yizirikaho inziza. Impamvu mbivuga gutya ni iyi, papi umwana w'ikirara yaragiye akora ibyo akora, ubuzima bumucanze, ntabwo uriya mwana yagarutse kubera ko yashakaga kugaruka mu rugo. Yaza kubona andi mahirwe yari kuguma ahandi, sibyo? Ikintu cyabaye ni iki, ntabwo bamwirukanye, bamuretse aguma mu rugo, ariko ahaguma atakiri wa mwana nyine w'igitangaza. Niba mwarakurikiranye iyo story, umwana mukuru ngo yari ari mu mirima, ageze mu rugo baramubwira bati murumuna wawe yaje. Abaza papa we, atese papa ko nagumye hano, ko nakurwaje, ko nakoze ibi byose, ko nta n'agasekurume kamwe wigeze umbagira. Saramubwira ati nabazi imfizi, ariko ibi yose ibyo ntunze byose si ibyawe. Uzi impamvu uyu mwana bambwiye ngo ni ibyawe? At the end of the day dukwiye guhemba abantu bitwaye neza, papi. Reka twakuguma guportrating ibi bintu. Dore impamvu mbivuga, urazana uyu muntu, sibyo? Uri buzana uyu muntu uri kwinywera wenda iryo tabi twavuga, sibyo? Numuzana, are you pretty sure ko we yashakaga kuza? Umuganga ashobora kujya gushaka abarwayi, sibyo? Ariko ubundi inshingano zo kujya kwivuza ni izandi. Ni umurwayi ugomba kuza gushaka umuganga, ni umurwayi wakagiye kwa muganga. So jewe ndamutse nkutumiye nkakubwira ngo tugira wenda prayer group, sibyo? Wazaje tukajyana gusenga, sibyo? On the same day nkabona uri gupostinga snaps, sibyo? Uri gutanga streaks zo muri kabari runaka, nkagutumira the second time, the third time, uzi ikintu kiri kuba wowe, the willing heart ntabwo irazi, sibyo? Bivuze ngo nakabaye nkuha umwanya, kubera ko if you cannot learn in an easy way, then you have to learn in a hard way. Genza abantu benshi bagiye bareka kunywa inzoga kubera ko yatashye akisanga yaraye mu nzu itariye, sibyo? Nza abantu benshi bagiye bareka gutwara basinze kubera ko bagonze, sibyo? Uwo ngo ari kwiga in hard way, ntabwo wamutaye, ariko igihe wageragereje nyine warananiwe, cyangwa wagerageje inshuro nyine zirenze izo wagashobora. So icyo Colin yarabajije wenda kugira ngo tukigeho, how do we differentiate real brothers na fake brothers? Reka mubwire Colin, sibyo? Tubwizanye ukuri. Ubundi hari umugabo wavuze ngo niwinjira mu cyumba ukumva ari wowe munyabwenge urimo, then you are in a wrong room. Nyine niwinjira ahantu ukabona bose ni wowe bahanze ibisubizo, ni wowe nyine. Nibavuga ibijyanye n'amafaranga ni wowe, nibavuga ibijyanye wenda na transport ni wowe, nibavuga ibi nyine akaba ari wowe the smartest in the room. You are in a wrong place. So the fake brothers, sibyo, ni abantu bameze gute? Niba uzi umurongo ndimo, sibyo, ndi mu murongo wenda Sunday njya gusenga, the first time nkakubwira ngo ntago byakunda ko wenda tujyana ahantu aha, ariko byashoboka ko twajyayo ikigoroba, ukumva nyine nkubereye umutwaro kubera ko ntago nshaka gutakaza uwo ndiwe. So every time abantu bari fake ntago bafitinga muri we, sibyo? Kubera ko nituvuga fake turebe kuri angle wowe uhagazeho. Niba mpagaze muri angle ivuga ngo Sunday morning ni umunsi wo kujya gusenga, sibyo? Jewe nyine that's my standards, sibyo? If you doesn't match my standards, no, and you don't even want to show me because standards zanjye you don't match with them. Uziba abantu bitwa bandi yo bwana, wa muntu nyine buri gihe uko muganiriye ubwira tujye muri arena, twagiye tujye gusura kanaka, twagiye. Uwo muntu I will not consider you a brother, kubera ko a brother should be
umuntu nyine uri bumbwire ngo uzi ibi bintu uri gukora uri gukora ubugoryi look me in the eyes umbwire ngo ibi bintu uri gukora ni ubugoryi cyangwa se ntabwo bikwiye kuba bikorwa ariko niba ushobora kuza warunzi nk'umuntu ufite umurongo nkakubwiye nti bro njye ibi biboro byo gusenga ndashaka kubireka urumva Imana ejo bundi nagiye aha n'aha mbona ibintu bimeze gutya waruzi umurongo ndimo kandi uwo murongo nta gihe na kimwe wigeze umbwira ko atari uwa nyawo n'uwo ngiyemo ukawushyigikira gute wanshyigikiye ndi muri positive najya no muri negative ukansapotinga sibyo igishoboka rero either ushobora kuba ukurikiye ibintu byanjye cyangwa se uyumbaye we akaba ari we washakaga komba we so niba utarabimbwiye rero on the first time ngo umbwire ngo ubundi mba mbona ibi bintu byo kuririmba gospel akabiretse ahubwo ukikorera utu turimbo mani uzi ko muri karaoke mu kabari ushobora kubona amafaranga niba utarabimbwiye mbere ahubwo aho ngiriye muri karaoke nabwo ukanshyigikira I consider you to be a fake friend. Wow. Yeah. Bless you. Isma, ubona the way ndi gufashwa ndaza kwigisha abavandimwe banjye. It's okay. Isma, ubona brotherhood ari important kuri twebwe, like kuri mwebwe abahungu. Bon, none ka tushyire ku meza. Biba ingenzi cyane kubikeneye cyane none. Mpamvu ndazi kubivuga gutya. Ndakomeza ngo mu murongo wanjye. Ntabwo ndi gutekereza ko nyine brotherhood nagusabye ko Kevin ambera w'ingenzi kuruko njyewe kandi ari umuvandimwe wanjye muri sina kamisabye kuko mbifata nk'inshingano ziwe mbifata nk'inshingano icyo ntekereza ahubwo bibi abingenzi cyane ni bantu batagifitemo ubuvandimwe muri bo bakeneye ubuvandimwe muri bo so I was sticking kuri bantu ngo bashobora dutakaza kenshi atari uko twaba reaching out wenda Kevin thank you for clarifying it wajeje kuvuga ati at least cause your approach ni wakoze approach let's talk about people around here ni wakoze approach ku muvandimwe cyangwa se ku muntu umvaga yakwira umuvandimwe kabiri kanga uwo muntu either niba utari gukora approach nabi niwe kibazo kuko at the end of the day hariye tujya gukora approach ku muntu ngo tumukino transformation ariko bisa nkaho ubwo turimo hari abantu bavuga ngo you know what ngo you should come to church, you should come to mosque, like nkaho nyine ari akandi kazagiye kwahemberwa kandi hari uburyo bwiza bwo approaching umuntu muvana muri negativities we cyangwa se ushaka kumukora transformation so icyo ntekereza ko aho inyungu zibera cyane kuri brotherhood ni hahandi wa muntu ufite willing yo nta nkuru muzi y'abajene hano hanze bahora bataka ko bagiye mu bintu bakababyicuza that person uramutse agize amahirwe akajya muri room iri comfort irimo papi na Kevin n'abandi bashobora kumufasha kujya muri iyo transformation biraza kumworohera aho brotherhood iraza korohera naza no gukundeza no kumugira akamaro ariko nanone ntago ndi kubona brotherhood hari discipleship I love that word niba dukora discipleship wenda mu bantu bagenzi bacu discipleship turaza kwiga mu bintu bingibi nyine dufashanya angle to angle sibyo niba discipleship turimo ukaba uri kwe n'umuntu nta added value nimwe nkuko Kevin yavugaga ashobora kukongeraho if you say this let's go this if you say this let's go this your brotherhood now ni kwana kari important your brotherhood is not important so the important brotherhood is should be the one to transform something to another something negative to positive or growth one place to another place simple as that Colin wenda nunganiyeho papi ubundi brotherhood is very important ariko when you focus on the impacts it should be giving sibyo yakugura urugero njye nkunda gukoresha ingero z'ibintu bibaho I met Isma I think it was 2018 2018 the same time n'abandi bose dusoza kwiga ibiki tuba inshuti ariko tukaba inshuti hahandi nyine Isma ambwira ngo ko warengereye noneho he was too strict kumbwira ngo uyu nguyu ntabwo ari we wowe sibyo dutangirira hamwe career twitangirira hamwe akambwira atari ko kumaze iminsi birutaza mu kazi kubera iki ibi bintu ko twabitekereje kubera iki bidakorwa sibyo ibiraba tuba bavandi birenga no being friends
tugera to the extent ababyeyi baba baziranye numva najya kwa papi nta kibazo, papi yumva yazi iwacu nta kibazo, kubera ko ubwo bushuti nyine we are okay kuba wabukliyaringa ukavuga ngo njyewe na papi turi inshuti kubera impamvu ABCD. Sibyo? Ntekereza ko rero brotherhood yakabaye igomba kujyana na impact. Exactly. Sibyo? Kugira ngo murebe ikintu cyitwa success. Sibyo? Iyo rero muri mu bushuti reka mumbwire, iyo uri kumwe n'inshuti igupulinga back, you're thinking about personal growth, agahorana negative thoughts, akubwira ngo ubuse ngo let's take an example kuri Jacob. Ubuse wowe urashaka kujya mu bintu bya kamera ba Jacob ntibahari man, urumva ibiboro man byihorere, urumva mu gihe ukiri muri ibyo ngibyo ukamubwira ati rero bya bindi bya kamera warabimbujije, ariko nshaka kujya gushaka permit. We uzabakahe ko mana yanjye ugiye kugerageza gutegura na sisa ya ngumva ngo reka ngubwire ngo byibuze ngo uzashya nk'inshuro 9. Sibyo? My guy ukaba ukiri muri ibyo ngibyo ukamubwira ariko hari ahantu nge nabonye wenda akabanza ngo reka nkubwire umwana ibiboro ngo by'ibibanza ngo uzi noneho ngo ikibanza ngo iyo nyine ugasanga he's always pulling you back. Aho ngaho nta kamaro ubwo bushuti bufite. Ariko uzi wa muntu ubwira umwe ati nanjye gushaka permis agahita akubwira umva mubwire. Actually ubundi ubuvandimwe nta nubwo bwakabaye wowe ujya kumubwira, we yakabaye akubwira kubera icyo udafite permis. Nyine like uyu muntu kwincouraginga kuricinga personal growth. Urumva impotence y'ubushuti rero ni icyo ngicyo. Ni ari ayahuje sinzi bamwe twese tuzizi. Bagiraga theme ivuga ngo ngira nkugire nundekura umbazwe ngira ngo nundekura umbazwe. Ubundi bwo nibwo buvandimwe bwakabaye bubaho nyine. Sibyo? Ubuvandimwe bwakabaye ari ukuvuga ngo Colin uri gukora ikiganiro cyiza ariko ko mfite umuntu wenda wo muri company runaka ushobora kuza akinvestinga mukamamaza. Sibyo? Ariko ni ntangiye kukubwira ngo Colin nguri ngo nkabira bintu gukora ngo reba ngo ufite ngo views ngo 300. Bro, views 300 uzu wagutuma abantu 300 ukabicaza muri sare ubicaza muri sare utabategeye utari bubagaburi ngo babwire ibintu. Churches zigira abantu bangaye. So ntekereza ko nyine ukamaro ka brotherhood byakabaye ari impact to personal growth. That's true. Isma, thank you so much. Yes, it's nice ko mwebwe muri inshuti muranaziranye cyane kuko actually njya kumutumira yarambwiye ngo better to bring Isma. Urumva hari utuntu twinshi cyane mu muzanyo ariko se which is good. Ariko abakobwa twigeze kuganiraho we have seen ko it's hard to find umukobwa w'inshuti. Ariko birashoboka nkuko namwe byashobotse ubona. And I think ko even no kubajama ariko se abakobwa bigora gute? Urumva reka wenda kwisubiza inyuma ndakwiba amasegonda 30. Dore ikintu gituma abantu bavuga ngo ubushuti bw'abakobwa buragoye. Ntabwo uzi impamvu ugiye kuba inshuti n'umuntu. Ubundi ubushuti friendship ni chemistry. Nta muntu ujya gushaka inshuti ririkora man. Urumva noneho dore ikintu kiba rero Colin dafata Kayla. Sibyo? Kayla arareba vibes za Colin. Sibyo? Avuga ati she have to be one of like I have to be in the clique. Exactly. Urumva yambara neza agira gute neza abajama rero twebwe ahantu bibera igitangaza. Nk'ubu mba mfite nk'inshuti yanjye tumaze amezi 4 tutavugana ariko yagira akabazo gatoya akamamagara ngo byaba saa 9 z'ijoro I wake up and pick. Abakobwa rero kubera ko warabyutse ujya gushaka inshuti ugiye gushaka inshuti wapfuye gufata nyine ufata kubera ntabwo ari chemistry ahubwo you guys are forcing the chemistry kugira ngo ibeho. Urumva mutangira kwitana twin bro. Ayo ninde witana twin n'umuntu bavuka nta n'abantu bavuka n'abimanga ndabona bitana twins. You're forcing the chemistry. Thank you so much for so you was asking. I was asking actually urwo rwa rugero nari ntanze uburyo ki yes nowadays birahari kandi biri kuri kote zose biri ku bakobwa bari no ku bahungu. It's hard to find a friend but once you find him abahari. Niba koko ufite keve mumaranye igihe
ugusapotinga unagucyaha mu gihe ufite ikibazo n'umugisha. Hanyuma nashaka kubaza wowe ku giti cyawe nk'umuntu ureba ibintu byinshi cyane ubona ari iki kigoye kugira ngo mwese muba brothers, like mwese muba inshuti z'ukuri, wowe ubona ari iki kigoye? We are talking about reality. That's true. Twese tubaye inshuti za nyazo iyo si yaba ari mbi. Yabiha. N'ukuri isi yabiha. I'm being honest. We need Why? Corinne. We are being honest here, right? Okay, be honest. Kumbwira ngo twese tuba abantu beza. Then what? What kind of that word? So ntago ndi kubona isi y'abantu bose beza. Imana yarakoze no kubikora gutya. Yarakoze. Twagomba kugira abantu twigiraho ko agahinda kabaho, mubabaro ubaho, inshuti za fake mugani ko bivuga fake friends bibaho, kind of things. Ariko wenda muri context yo kugira ngo tunabijyane neza. Sometimes dukora amakosa menshi yo kuba aho tutabarizwa. Corinne, I'm sorry kukotaringa aho ngaho nko mu rushako. You have been enjoying the bar zone since your our ages. But because you are going to enter in the marriage stage, you want to go to church and find Corinne, and you think that Corinne, come on, nazazanga gufulfilling za mindset of it. By the way, to be honest to you, Imana ikugenera ibintu n'ubundi ubugomba kuzagira. Corinne nawe yaje aho ngaho muri church aje kureba this kind of man. That's true. Urimo kujya muri church ngo ugiye gushaka umuntu nyine wo muri church, ariko hari undi muntu witwa ngiye muhinda uje kureba undi muntu nawe wo muri church. Imana ikibikora ntago tubeshye, iraduhuza, iragufatisha n'abantu mugasanga noneho 2 days baz ari gutera stories z'ubuzima biremewe. hari couple, I'll be honest, urumva umuhungu ngo yarabyutse ajya mu rusengero, he was very tired nyine kwirwa azerera, ajya mu rusengero avuga ati reka njye muri church runaka ahino nzakurayo umukobwa. Umukobwa nawe ayirazengurutse utubari yarageze gute nawe ajya muri church, bakora ubukwe, church irabashyigikira rwose birashyuha. Bageze mu rugo gutwikurura birangiye, urumva umugore aba ari uwawe byarangiye, aje ngo umusore ahamagara Kadogo we, wenda dufate ko Kadogo we yitwaga Manuel, amuga ati Manuel ngwino hano genda unzanire mitsingi. Mitsingi ni inzoga, genda unzanire mitsingi. Urumva umukobwa ahita amubaza ngo ese ngo unywa byeri, ngo unywa byeri, ngo Kadogo buretse kugenda ngo nanjye unzanire cigarette. Urumva cigarette, unzanire cigarette. Yamubwira wenda n'ubwoko. Umukobwa umusore amureba ngo nusunywa cigarette we ngoke nguzane za babiri. You see nyine urumva that's the case. Imana nibyo papi yavugaga, bro sinkubeshye ntabwo Imana izigera igufata izakubeshyera ngwijya kukubeshyera ngubuza n'umukobwa rwose wayo wirwanyeho witonze ngo bari wowe wimuha. So I was talking about the rero ngo aho tuba ujya gushakira ibintu, ujya kwishakishiriza ahantu udashaka kubarizwa, utanabarijwe. Niba ushaka kugira brotherhood cyangwa se ubwo bucuti bwa nyawe kamenya namiza mu bucuti nabwo ubuvandimwe, niba ushaka kugira ubuvandimwe, Mother Teresa yarize kuvuga wa muhindo w'umama yavuze ngo niba ushaka ko isi yose igira isuku, igira amahoro, igira isuku, actually yavuze isuku, buri muntu wese nafata umweyo nibura ko buri imbere y'urugo rwiwe. Niba ushaka guhindura abantu banza wihindure. Niba ushaka kugira brotherhood system, esteem yawe, umutima wawe nama, ubwonko bwawe banza ubushyire muri iyo angle ya brotherhood. Kuko I will never meet Kevin cyangwa se Kevin cyangwa se Corinne. Corinne, let me ask you a question. Bari kuntumira ubundi unsanga muri another wenda context, I'm sorry to say this, unsanga nda turi gusangira icupa nda mu kabari mu bindi. Yeah. You get the thing? Naboneka gutsanga. That's the meaning. Wansanze mu kazi muri studio tuganira context, tukana kuri content, the same Kevin, like buri gihe ujyaho wisanga. Birds of the same feather. Exactly. That's the mindset. So I argue
buri muntu wese muri iyi si aho ubarizwa ikikubaho niwe ukitera kuko niwe wizana muri iyo zone. No one told you ntabwo wagukubitira icupa mu kabari utagiye. nawe nangiye kubivuga nta abantu bavuga ngo urumva ngo mani ngo Imana idufashije ngo bino bintu yabituvanamo ngo wenda nyina I'm sorry to say that ndi umusiramu nanywa inzoga wenda mumbabara abavandimwe bose mumbabarire ariko nyine kumbwira ngo wenda ngo zakwishe ngo umuntu nyine atangiye gusa nabi ukuntu umuntu nyine amufata n'ibyo biboro ugasanga aranasa nabi ba ngo urumva ngo na like bro wabyizanyemo shikama urwana iyo ntambara none yitsinda Imana nyine komeza gufasha mu bwo buryo. So the case is where we belong determines how they identify us. So that means ko kuri cya kibazo nakubajije be simple urijyana yeah urijyana nta muntu n'umwe wafashe muhindamo umugozi ngo ngwino ugiye gukora itangazamakuru. Nta muntu wagufasha inshuti yanjye ngo ugiye gukora akazi uri gukora uyu munsi cyangwa se ugire habit uyu munsi. Niyo mpamvu they better say nujya kugrowinga character yawe ujye ubanza ukore kuri habit. Amagambo tuzagana wenda maybe next time ariko that's kind of two words. Character yawe ijyana na habit mbese ikikurimo indani kijyana n'imyitwarire. Sinzi impamvu abantu badakunda ikinyarwanda. Ikinyarwanda kibivuga neza ngo aho utinze nyine usanga aho watinze. That's the case bro. Nibyo. Aho utinze usanga that's the case. Yes. Yeah, nko ku kibazo nari nkubajije koko mu bigaragara koko ikibazo gihari kugira ngo iyo brotherhood ibe nuko ku mugani what are reflecting your brotherhood kuko what are reflecting nawe nta gushaka kumukunda. Yeah, actually magnet should be it should be attracted. Nyine ntago I can't be interested in Corinne adakora podcast. Yeah. Corinne, I'm sad to say this. Why ikora ahantu wenda tuvuge turebe no ntari interested in wenda tuvuge siki. Okay, tujye mu mikino biri positive. Ukina tennis kandi wenda umukunzi wa basket. I can't be interested. Ntago nyine I'm not interested in that tennis. Nyine mba interested ku kintu ndi nyine nanjye numva nkunze. So niyo mpamvu end of the day I'll be always searching that person who can fit in my dreams, who can fit in my clothes. Iyo shusho n'ubundi nyine tuba dushaka. Yeah. Kandi the Bible says ngo abantu babiri barutumwe. Ni byiza ko abantu bafashanya. So tugarutse muri spiritual things buri wese n'ahantu asengera aho ari hose. Ese muba mubona ari ingenzi ko ugira brother wawe in Christ, brother wawe usengera brother kubera ko nkuko sinzi niba ari Isma cyangwa ari Kevin wabivuze yes abo bantu bo hanze I mean maybe kwa Isma abantu bo hanze barahari abo bajeni bandi barahari bari kuri kote negative y'ubutariwe ariko nanone iyo ufite ku mugani wa muntu muhuje hari gihe bigufasha mubona ari ngombwa ko bitewe naho tusengera cyangwa tubarizwa dukwiye kugira inshuti zaho cyane reka nk'urugero Colin ningira inshuti 70% mu bantu 10 tugendana cyangwa tuvugana on daily basis nimburamo umuntu umwe twuzuzanya muri za dimensions twavugaga z'ubuzima sibyo nkaba wenda mfite umbwira ngo tujye muri siporo sibyo nkagira umbwira ngo tujye kwiga tugira ibintu bishyashya twiga sibyo nkagira umuntu uri buze kumbwira ngo tuganire kuri business ariko nkaza kubura umuntu umbwira ngo ariko nyuma y'ibi byose wakoze nyuma y'ibi wakoze dushobora no kujya muri church dushobora kujya gusenga kandi birakora sibyo ntekereza ko ndaba nujuje ibindi bintu ariko nasigaje kimwe mu bintu by'ingenzi sibyo so iyo tutari muri church imwe rero niba tutabarizwa ahantu hamwe mu buryo bw'imyemerere ndi bwisange papi agiye gusari nicare mutegereze kugira ngo aze tuganire kuri business Colin najya gusenga nsigare ntegereje sibyo uwo mwanya bari gufungura andi marembo nyine abaganaho bari gufungura izindi nzira ziza n'imigisha kuri bo ariho hahandi ukorana n'umuntu umwaka imyaka 2 bro business ikabigenda ariko wowe ukaba wumva hari ikintu ukibura kubera ko we
nimuza gukorana muri abantu batanu babiri ari abayisilamu abandi babiri wenda basengera mu yindi church runaka ntashatse kuvuga wowe ugasigara uri wenyine bagira undi mwanya wo kuza kuganira kubera ko bari bwicare basoje amateraniro baganira bungurana ibyo bitekerezo niho hahandi usanga muri click tubyita click cyangwa muri cycle sibyo uhora uri excluded kubera ko kuwa gatanu papi yajyanye wenda na Shafi gusari Colin na Kaira bajyanye gusenga Sunday I was there alone urumva bafite nyine connection birafasha mu kurema connection hagati yanyu mwembi ariko hari na growth nyine iri spiritual actually to add on that iyo nagize kuba excluded ntabwo birangira ngo okay binatangira kuguha kujya gushakisha mu zindi mbaraga urema n'abandi bantu nawe utangira Sunday your friend no ni hano twavuga ngo nyine uzisanga no bagiye kurema n'igikundi kitari gikenewe ese wari ubizi Colin ko hari umuntu uvuga ngo kubera ko Colin yagiye gusenga ariko mfite abashiti banjye bagira Sunday church ari ibintu byitwa Sunday church nabonye byaje cyangwa Sunday branch ibiki sibyo mfitemo abantu benshi muri click binywera agacupa ariko ngiye ntabwo nywa inzoga najyana nabo sibyo urumva kubera ko watandukanye na Colin mwuzuzanyaga sibyo Colin wari kukureba igitsura akakuga ati we tugende shyira hasi ibyo nugerayo barakubwira bati se harya ubundi ahantu usengera hari ubwo inzoga ari mbi batangira kubwira ati ariko tuzi ukuntu Bible ivuga ngo imirimo yawe niba yashimwe n'Imana ujye unywa gake ufashe ka shot ugatera ka shot nyine kubera ko ntabwo muhuza spiritual urumva utangiye kurema indi clique noneho iyo clique ize kuba wenda ifite fake friends bakwereke ko nta kibazo man reka mbwira ubu se jewe sinywa nuse mbura kujya mu kazi mu gitondo tubundi se iziramutse wenda zikumereye nabi uzi kugenda ugafata ice cream urumva nyine batangiye kukwereka bya bintu noneho kubera ko tumeze nk'ibyuma bityazanya sibyo iyo ntafite papi uri bumbwire ngo have uyu ntabwo ari we wowe bano bantu bari budiscovering undi batari kumana tireba tubwizanye ukuri tireba izi nkumi ziri hano sibyo tireba kuri kunywa ji urumva tushobora gusukamo akantu gutya urumva cyangwa bagatanga kugaka wine buriya karoroshye nta kintu that's what happens niyo mpamvu ukwiye kujyana nyine those birds of the same feathers zikwiye kuba ziflockinga nyine muri iyo flock actually if by the examples Jesus had disciples right to go with Muhammad sallallahu alaihi wasallam also had them. That's a good example for that. Yuda ngo yabavuyemo gake yagarukana amafaranga. What happened to Yuda? That's how actually I was going to mention that. Niki cyabaye kuri Yuda? Niki cyabaye kuri Yuda? When you exclude, man, the simple thing. When you exclude yourself in your, I mean, let me say a comfort zone. Not a zone kwe kurimo. You become another person. And that person should be a worst one. Yuda ngo yaratembereye wageze ahantu ugasanga abantu bari kuganira urumva wageze ahantu niko kuri wageze ahantu ngo baravuga batari ko amafaranga yarabonetse Yuda ati bitubigenze gute ngo ati we tuzanire Yesu yego uvuga ati bamwe bati none se ubushize wabonye tutari tugiye kubikora gutya agahunga Yuda avuga ati ari kuzi ko ari byo buri iyo Yuda aza ko ari kumwe na Petero yakumbwa ati twigende ariko Yuda yari wenyine batanye kuvuga ati ngaho ibaze reba amafaranga wayagwa ntiwagura ikibatsi kaza mugenzi niyo mpamvu tuba twabazanya ahangaha nkazana mu Kristo nkazana mu mizima turi hano ngo twubake generation ishingiye ku Mana turi hano ngo twubake generation ishobora kumva ko ibyo bintu byose bishoboka brotherhood nubwo uruhande rumwe rwa rero ahantu ruri ariko still nabo bemera ko ishoboka kuko for example them birashoboka niba ari inshuti kandi bakaba basupportingana nicyo inshuti nyazo zikwiye kugira nicyo abavandimwe nyabo bakwiye kugira so dusoza for Isma ndifuza ko ugira icyo ubwira your brothers na Kevin agira icyo abwira their brothers. Thank you. Thank you so much. I once said, or I always say this, buri kintu cyose mu buzima ushaka kugeraho
wakifuza kuzageraho cyangwa se n'abageze ku kintu runaka they always supported with one person and that one person should be your brother, should be your parent, should be your guardian. Ariko icyo nkunda kurebaho cyane ni mu gihe tugezemo uyu munsi ababyeyi hari imyaka tugeramo bakatubwira ati no go and search something out. So icyo ntekereza rero ukeneye umuntu umwe umuvandimwe nyawe ukwizereramo wumva context yawe urimo wumva impamvu y'ubuvandimwe bwanyu and then of course that person niwe nzira ya mbere no mukiriya wa mbere niwe mu market manager wa mbere niwe manager wa mbere niwe buri kintu cyose uzifuza mu buzima bwawe. So ngiye kubusanzwe nizera mu bantu. Wow, thank you so much Kevin. Njyewe subigira ngo reka nkubwire hari umupasiteri nkunda yitwa sinibuka izina rye ariko yigeze kuvuga ngo ubu ahangaha ibi twaganiriye ndenzeho ibindi koko ngira ngo na Antoine. So ntabwo mvuze ngo nta bindi byarengaho kubera ko ibyo kuganira ni byinshi ariko my brother ndavuga ku bahungu bagenzi banjye niba hari ikintu uri gukora kubera ko ibi bintu akenshi ibyo dukora ubu bizi mu mutima nyine. That's true. Ko ibintu urimo sibyo niba wumva rero atari ibyo rwose ukumva ari kunyuzwe no kuguma kurwana n'umutima rwana nawe ni ukuri kw'Imana. Niba wumva kubyuka ujya gushaka ice creams zo kugukuramo hangovers, niba wumva gusezera ku kazi buri kwezi nyine kubera ko wasinze ugata akazi bikunyuze be there. Ariko mu kuri ntabwo ntekereza ko ari inzira izaramba. So icyo ntekereza rero umuntu akwiye kuba mu nzira nyine imwubaka muri za dimensions eshatu. Bana n'ikigare, ikigare ni cyiza. Ikigare ni cyiza. Yego. Bana n'ikigare kikubaka mu mitekerereze, bana n'ikigare kikubaka mu mikorere, mu mibereho, bana n'ikigare kikubaka mu gushaka kuwagura no kwegerana n'Imana kurusha ibyo bintu byose. Ibindi rwose kamubwire aya mafaranga turwanira tuzayasiga. Izi nzu nziza hari umuntu wavuze ngo mu myaka 50 inzu papa wanjye yubatse izabiba mu ndi muntu utazi izina rye, cyangwa se mu myaka 100 nanjye iyo ndi kubaka cyangwa nzubaka izabamo umuntu utanzi utazananyubaha. Ejo bazabanyita umuzimu. Warubatse inzu, warwanye no kubaka inzu, wagize gute, ariko uzaba uri umuzimu, ntabwo uzaba ukiri grandpa. Urumva kubera ko nuzaryama akakurota zabyuka senga avuga ati mu izina rya Yesu. So bivuze ngo turwane no kubaho neza. Ibyo bindi ubuzima bundi niba buhari tuzabubona, niba butanahari nta gihombo cyo kuba warabayeho. Living legacy, that's true. God bless you so much. Ndabizi neza ko mufatishije benshi mu bajene bagenzi bacu baza kuri iki kiganiro n'abari kukireba. Aka gaseke bakita Vibe for Christ. Vibe for Christ. Wow. We're here to raise a generation, not to Christ. Ariko hari abantu benshi batazi ko mu gukorera Imana harimo vibe. Exactly. Hari abantu benshi babitekereza. You should vibe in that. Wagiye muri rano, we have to vibe. We have to vibe for Lord. Hano harimo ibibazo bitandukanye ariko before we go on it, Isma ufite amatsiko. Ninde muntu wahamagaye bwa nyuma ujya kwinjira hano? Ni Kanamugire. Ni inshuti yanjye. Ufite ababyeyi? By'umubiri cyangwa by'umwuka? By'umubiri twatandukanyeho gatoya ariko baje mu mwuka. Afite soft copy. So by'umubiri nye ntabo ariko b'umwuka cyangwa se the guardians barahari and they're very good parents too. Ujye bavugisha? Abo ngabo Shadeli. Wow. Bede uziko njyana navuga kuri video call. Kubasengera turasenga cyane. Anyway, to be honest, nkunda kuba muri mode nyene. Okay, twe dusari 5 ku munsi. And tugira istwa added cyangwa se gusari nyene imigereka. Nyene twatojwe niko batubwira ko nyene kubona umugisha urenze kubyo dufite
nyine dusabwa ko twongera kuri bya bintu nyine hari umuntu watubwiye I think it's a funny story ngo Imana imeze nk'umwana ikunda ibintu bishimisha nyine like keep like doing a good thing. Imana iyo yishimye just iraririzinga you know. So niko twakuze n'ubundi ababyeyi ndanabashimira ko baradduhaye iyo spirit yo gukura muri icyo kintu kuko end of the day ibyo twakikora byose anko yabivugaga legacy tuzasiga kuri iyi si ni character kandi character kuyibuildinga it's only in godly perspective. That's true. Thank you. Okay. Uheruka kurira ryari? Kurira again tubwiza akabiruka kabisa anyways ariko ni nka 2015. Oh, by the way Ankarabesh for sure. Yeah, Urabesh man. We once twe n'umugrama ahantu bitazarushanga amarira y'ibyishimo nararize yego namarira nabazaga nararize mu kwa 2023. Wow, that's a real brother. Wamuzanye cyane. We Urabesh Yeah. can't do. Yego cyuzingamo hano urakuramo ikibazo kiri bukuremo nagize gukura amafaranga yanjye nacyo ikiri bukuremo uragisubiza ntabwo ngo uhitemo kambere wahitamo gushaka uragisoma incorporate them utaba wanteza kanga ushaka kumbaza ngo nzakora ubukwe ryari ahubwo ndabona aricyo bamaye ngo nzawe twagiye tuhera kuri Isma yewe so bambajije ngo niki gituma wishima niyo waba uhungabanye iki gituma nishimye niyo naba nahungabanye. Okay, not on one thing. Sinzi niba wenda itegeko ryari ikintu kimwe ariko ikintu gishobora gutuma nishima niyo naba nahungabanye. First of all no kuba inshuti yanjye ntabwo nyine inshuti yanjye ntabwo ari Kevin gusa like no inshuti yanjye rero yose twagirana iyo sharing kuko nkunda ngire ko nafite ikintu kindemereye kwita nkiririzinga nkunda keeping in mind kuko akenshi bishobora kubyibamo cyane to be honest niba ari ikintu cya mbere kinyorohera kuririzinga ibibazo byanjye nigiye ndi kumuswara ndi gusenga ndi hasi ndi na cyo stage nyine biranyohera mva gusari ndi mushya pe ngera no kuba bills zishyuye. Gatatu ikintu kinyorohera yarambirode twazuzanije ibindi bibazo byose bari nta kibazo but the last but not the least kimbamo cyane numva kina I'm going to say this ku bantu badafite abafasha bihangana bihangana ariko iyo ufite nyine wa muntu kuba hafi ndavuga umufasha ntako bisa pe. utekereza ko iyo abantu bapfuye bajya he? Hari umwami w'u Rwanda witwa Musinga yuhi wa kane Musinga wa gatanu I think niwe wavuze ngo ubuzima nyine ntabwo bwaba burangirira ku gupfa. Njyewe niko mbyemera ntabwo ntekereza ko ubuzima burangirira ku gupfa ahubwo ikintu kiba kibayeho ni ukwimura aho waruri sibyo either ushobora kwimuka mu buryo buri direct nk'abemera reincarnation ntabwo mba blaminga abemera ko ushobora gupfa ukavuka kuri icyatsi ukavuka kuri ihene nabyo simbi blaminga abemera ko umuntu ushobora gupfa tukagira ahantu dutegerereza ko igihe kizagera tukajya ahandi nabyo ndabyemera gusa jewe sinizerera mu kuba inkuru y'ubuzima irangirira mu gupfa kubera ko ahantu hatuma mbitekerezaho cyane urabona spams sibyo iyo ziri muri iriya course yo kugira ngo zijyaho zijya kugira ngo hazaboneke umwana sibyo ntekereza ko zitekereza ko buri yuri yari upfuye sibyo kandi ubuzima buba butangiye sibyo iyo ubwo buzima butangiye rero uwo mwana aho yarari ntabwo ntegereza ko munda nkurikije ukuntu umuntu avamo ameze ntabwo aba ariyo wenyine ashobora kuba haba mu bundi buzima uwo mwana nawe ibyo binyabuzima bindi biriyo hari ubwo bitekereza ko wenda apfuye natwe gutya tugatekereza ko ahombye nyine ari ugiye so nizera ntabwo nzi ahantu bajya mu kuri ariko nemera ko hari ahantu bajya
kandi ubuzima bukomereze. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ntekereza ko hari abo mufashije, and the way you guys you are cool ni byiza cyane. Hari benshi byagiye bigirira umumaro, kandi nzi neza ko hari aho tuzagira, hari benshi bazatubwira uburyo ki bavuye mu kigare kimwe bajya mu bindi, nubwo mwavuze ko byose ari byiza. Thank you for coming. Imana ibaha umugisha. See you on the next episode. Bye.